Yes guys, nk'ibisanzwe nitwa Fabrice Murinzi, cano nayo yitwa Marayika Murinzi. Reka tuganire kuri iyi nkuru. Mbese mwari muzi ko umugore ubusanzwe ari izingiro riri hagati y'urugo rwe n'abandi bantu? Waruzi se kandi ko uko umugabo yagira ingeso nziza kose, akamenya kubana n'abantu, akamenya kuganira, gusekera abantu, uko yasangirana nabo kose ko atari byo biha ikaze abagana urugo rwe? Ubundi imyitwarire y'umugore imbere y'ababagana mu rugo ndetse n'imiryango yanyu mwembi niha urugo rwanyu kugendwa. Ntabwo ari umugabo. Uko umugabo yaba mwiza kose ariko afite umugore mubi ntacyo biba bimaze, kuko bica abantu mu rugo. Kubera ko ubundi umugore yakabaye mutima w'urugo. Ubwiza bw'umugore burya si isura cyangwa ikimero, nk'uko ububi bwe atari uko agaragara inyuma. Ububi bw'umugore ntaho buhurira n'iby'umuntu abona inyuma, kuko abagore benshi bagaragara nk'aho ari beza ariko ugasanga ububi bafite ku mutima buruta ubwiza ubona inyuma. Ububi bw'umugore buba bushingiye ku ngeso mbi zituma aremerera uwo bashakanye, abo babyaye, abaturanyi ndetse n'ababagenderera. Hano hari ibimenyetso bizakwereka ko washatse umugore mubi, kandi ko bizagutwara imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kubakana nawe mu gihe we adashobora guhinduka. Yes, ibi ni bimwe mu bimenyetso bikwereka ko ufite umugore mubi. Umugore mubi yanga gusangira ingorane n'umugabo we, ntibahuza ibitekerezo, ntabwiza umugabo w'ukuri, mubana mu byiza ukabona ni umuntu, ariko ibibi akamera nk'aho atari we mwahoze mubana. Ni wa wundi ugusasira imenda akaga kaza akaguta mu ngarigari. Umugore mubi ntatinya guhemukira uwo bashakanye, haba mu kumuca inyuma, kumugambanira, kumutesha agaciro mu bandi bagabo, ndetse no kumuhemukira mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Umugore mubi abaho ubuzima butagira intego, aba yumva icye ari cyo umuhaye uwo munsi, ntanatekereza kugira icyo ageraho ubwe. Iyo agize icyo akora kizima yiharira inyungu, ntamenye ibyo umugabo we akunda, n'iyo abimenye arabimwima, yewe n'iyo abikoze abikora atishimye. Iyo agahararo gashize cyangwa habonetse igihombo, umugore mubi atangira gukoresha agahimbano n'incyuro ndetse no kwikeka. Usanga niba umugabo adafite amafaranga nk'aye, atabona ko ari ayabo bose, ahubwo akabimusuzugurira, akamucyurira, akaba yanamusuzuguza abandi. Umugore mubi ntatinya gukomeretsa umutima w'umugabo we, amuca inyuma no kumwima urukundo yakabaye amuha. Ahora ahanganye n'umugabo we, ahora mu makosa runaka, atanitaye gusaba imbabazi, ahubwo akaguma kwizima kuko aba yumva ntacyo bimubwiye. Ibi bishobora gutuma umugabo yicuza icyo yamushakiye, agatangira kwifuza abandi bagore kuko aba atakimubonaho umunezero. Binatuma umugabo atabasha kumunezeza. Umugore akaba yakeka ko ari amakosa y'umugabo, nyamara nuko icyo umutima wanze umubiri utagikunda. Uyu mugore ahora yitotomba, akagira amategeko adashinga, ahora akandagiza abo mu rugo rwe, akanabyirata mu ruhame. Si ibyo gusa kandi, umugore mubi anyereza umutungo akoresheje gusesagura mu iraha n'ibinezeza binyuranye, kuwiba awuhisha abandi, gukoresha ibirenze ubushobozi bw'urugo rwe n'ibindi. Umugore mubi agira ubunebwe butuma ntacyo abasha gukora, bigatuma abana, umugabo we n'ababagana bicwa n'inzara. Iyo afite abana bakuru cyangwa umukozi wo mu rugo, usanga ari bo yahariye inshingano zose z'urugo. Umugore mubi akunda gusinda, kabone n'iyo umugabo we yaba atanywa inzoga. Ateza imvururu zituma abana babaho barabaye ibikange, ntahuza gahunda n'umugabo we. Abana be bariyobora bakaba imfubyi akiriho. Abera ikirumbo uwamushatse, agahinduka inshuti y'abatagira gahunda. Ikindi ni uko umugore mubi atamenya ibyo asabwa n'ibyo abuzwa. Intwaro akoresha ni ukwivumbura no kwijujuta. Ahora yibutswa ibimureba, ahora ahembera amahane. Umugore mubi yemera inama zose atabanje kuzigenzura. Urwe rushobora gusenywa n'iyo avuka, aramutse agendeye ku ngengabitekerezo y'umuryango w'iwabo akomokamo cyangwa inshuti ze. Bene uwo mugore, nyirabukwe na sebukwe abahindura nka bakeba be, agahora ahirimbanira guhangana nabo ngo agaragaze ko bamubangamiye.
umubano mwiza w'abashakanye ushobora kwangizwa n'umugore wanga inama nziza z'umugabo akagendera kuziwabo n'izi nshuti mbi afite, yemera inama zose ahawe n'abandi atabanje kuzigenzura, bitewe n'uko akenshi aba akunda gushyira amabanga y'urugo rwe hanze. Aha uwo mugore aba ashobora no gusenya asenyewe n'inama zitari nziza yagiriwe n'abandi bantu. Umugore nk'uyu aba ari uwo kwitondera, kandi umugabo ufite umugore uteye gutya bimusaba kwihangana bikomeye nubwo bitabashwa na buri wese. Urugo rurimo umugore mubi rugerwaho n'ingaruka zitandukanye. Akenshi abana bamwigana ibyo abatoza n'ibyo bamwigiraho, bikaba uruhererekane mu miryango bazubaka. Imico mibi y'umugore yica ibyifuzo n'imigambi myiza by'umugabo ntiyongere kumwishimira, bikamutesha icyerekezo cyiza yari afitiye umuryango. Ibyo umugore mubi yakoreye abaturanyi bituma bagambirira kubimwitura, akaba ibuye risitaza abamukomokaho kimwe n'abavandimwe. Nta waba umugore mwiza ngo abure inenge, nta n'uwaba umugore mubi gusa ngo abure icyiza na kimwe agira. Icyangombwa ni ukumenya ibyo udakora neza ukabikosora, n'ibyo ukora neza ukarushaho kubikora gutyo. Yes, turabashimiye kuba mwadukurikiye. Umugore mubi kuri wowe nute ate? Utubwire muri komenti, kandi mu gihe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose dukora. Njye nitwa Fabrice Murinzi, icano yitwa Marayika Murinzi. Turabashimiye cyane.